Yesu ashimwe cyane bene data, ngewe basuza ni Pasiteri w'Igihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turiga ku ijambo kuba umwigishwa wa Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 28, ndahera ku murongo wa 16 ngeze ku murongo wa 20. Ijambo ry'Imana riravuga riti: Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati: nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aha turimo turabona umwami Yesu asaba abigishwa be kugenda kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose, bahindura abantu bose abigishwa ba Yesu, kandi abizera muri bo babatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Kadutangire tuvuga ngo umwigishwa ninde? Umwigishwa ni umuntu ukurikira inyigisho z'umwigisha we, ni umuntu wemera ibyo umwigisha we yemera, ni umuntu ukora ibyo umwigisha we akora, ni umuntu uyoboka umwigisha we muri byose. Kandi uyu muntu witwa umwigisha, ibyo bintu yemera, ibyo bintu akora, ibyo bintu ayoboka, si ngombwa ko we aba bihagazemo cyane, si ngombwa ko we aba bisobanukiwe cyane, ahubwo we icyo aba yahisemo, icyo aba yakoze ni ugukora nk'uko umwigisha akora. Ushatse kumubaza byinshi yanakubwira ngo ubaze umwigisha, ubaze uwanyigishije, ubaze umubyeyi wanjye, ubaze umwarimu wanjye. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo we aharanira gukora ibyo umwigisha wakora mu nzira yose. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 12, tubona iyi shusho y'abigishwa uko byabagendekeye abigishwa. Ni mu nkuru ya Petero na Yohana ku rusengero rwitwa Rwiza. Ku marembo yarwo bari bamaze gukiza ikirema cyavutse kiremaye, gisabiriza, gisaba impiya amafaranga, kirabatumbira ngo bagihe. Bo barakibwira ati twe ntabwo dufite impiya, ariko natwe ibyo dufite turaje tubiguhe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ukire ube muzima. Haleluya. Icyo kirema ngo kirakira kiba kizima, hanyuma kinjira nabo mu rusengero gihimbaza Imana. Ababibonye rero barabegera. Babegereye rero, Petero na Yohana imbaraga nyinshi ntibazishyira ku kirema cyakijijwe, ahubwo bazishyira ku mbaraga za Yesu zagikijije. Imbaraga ntibazishyira ku kirema cyari kiremaye cyahindutse kizima, ahubwo imbaraga bazishyira mu izina rya Yesu icyo kirema cyizeye rikagihesha gukira. Ubwo buryo bwo guhindura icyiza kiri ku bantu ukacyifashisha ukagihinduramo uburyo bw'ivugabutumwa, ni umucyo bari barigiye kuri Yesu. Ni umucyo, ni igikorwa cyiza, ni umucyo Yesu yari yarabatoje wo gufata ibintu byiza aho kugira ngo abantu babyishireho, ahubwo bakabishyira ku Mana, bakabihindura uburyo bwo kubwira abandi ineza y'Imana. Yesu bajyaga bamushimira ko yabakirije abantu, bakamushimira ko yabahaye amafi n'imigati, bakamushimira ko ari umwigisha mwiza, ariko bakavuga ati mwiza ni Imana, munyitiriki mwiza, genda uhimbaza Imana yagukijije kandi ntuzongere gukora icyaha ukundi. Imana ishimwe. Ubwo ni uburyo abigishwa ba Yesu bigiye ku birenge bya Yesu. Mwe kureba uwakize ahubwo murebe imbaraga zamukijije, mwe kureba uwakize ahubwo murebe izina rya Yesu yizereyemo agakira, kugira ngo namwe mwese menye ko uwaryizeramo wese yagira ate yakira. Muri icyo gice cy'ibyakozwe n'intumwa 3 ku murongo wa 13 tubona noneho abakuru bababuza kuvuga muri iryo zina rya Yesu, ariko bareba ukuntu bashyira amanga, kandi babizi ko batize batajijutse, ngo ariko ngo bakibuka ko babanye na Yesu. Uvuga ngo
kubana na Yesu, kwigira kuri Yesu, naho waba udakize, naho waba utajijutse, naho waba utarize. Ngo abayobozi icyo gihe barabarebye babona gushyira amanga kwabo, kandi bazi ko nta hantu bize gutinyuka, bize kuvuga, bize kwandika, bize ibintu by'uburyoza, ngo ariko ngo bibuka ko babanye na Yesu. Iyo wabanye n'umwigisha uvuga nk'umwigisha, iyo wakoranye n'umwigisha ukora nk'umwigisha, iyo wagendanye n'umwigisha ugenda nk'umwigisha. Bwana sifiwe sana. Iyo wabanye nawe uba nkawe. Haleluya, haleluya. Ku murongo wa 20 w'icyo gice cya 3 aho turabona bababuza noneho kutazongera kugira uwo bakiza, uwo bafasha mu izina rya Yesu. Ariko bo bakabaza ati mutubwire niba ari byiza kumvira mwebwe muri abantu nkatwe cyangwa ni kumvira Imana ari byo byiza. Impamvu bavuga gutyo nuko bumva ko ngo badashobora kwiyumanganya kutavuga ibyo babonye no kutavuga ibyo bumvise. Nuko ngo abigishwa bahagarara ku byo babonye, bagahagarara ku byo bumvise. Ibyo rero bikunda kugura umuntu kubivamo. Imana ishimwe cyane. Reka rero tuvuge ku ngaruka zo kumwigishwa, kuko ibintu byose mu buzima bigira ingaruka. Gukizwa bigira ingaruka, kudakizwa bigira ingaruka. Izo ngaruka nizo zitandukana, niyo mpamvu ari byiza ko tuziganiraho kugira ngo abantu bazimenye. Petero yigeze gushaka kwihakana Yesu, aza kubishobora ariko byaramugoye. Ni bimwe mu ngaruka zo kumwigishwa. Tubisanga muri Yohana 17 ku murongo wa 17. Bajyanye na Yesu ku mutambyi Kayafa baramubajije bati mbese wowe nturi umwigishwa we? Ku murongo wa 17 w'igice 18 Yohana, Petero agati sinzi umwigishwa we. 17. Bongera kumubaza kuri 15, mbega wowe nturi uwo mu bigishwa be? Arongera asubiza ati hoya, sinzi uwo muri bo. Donc muri kumwihakana kubiri, rimwe bamubaje niba ubwe ari umwigishwa, niba ubwe ari byo, niba ubwe ari we. Aravuga ati reka da, jewe sindi we, reka da, je sindi byo, reka da, je sindi byo, je sindi we, sindi umwigisha. Bwa kabiri amaze se wowe niba utari nabyo nturi uwo muri bo? Nabyo arongera byihakana, reka da, nta nubwo ndi uwo muri bo. Aha harimo rero ibintu bibiri bigira umwigishwa. Hariho kuba muri bo no kuba byo. Ariko mbere yo kuba byo ubanza ukaba muri bo, ukiga, ubanza kuba muri bo ukabona kuba byo. Haleluya. Byombi hano Petero arabyitakanye, sindi byo, simba no muri byo, sindi we, simba no muri bo. Ariko inkoko imaze kubika mwihakanye gatatu, Yesu amurebye ararira. Amaze kurira abona ko yahakanye ko atari we, atari byo, kandi atari muri bo, kandi ataba muri bo. Ariko kuri Pentekote amaze kuzura Umwuka Wera, iryo kosa ryo kutaba we, ryo kutabamo arikosoye. Kandi n'uyu munsi natwe kuri Pentekote tugomba kurikosora. Twabigishwa ba Yesu, tukavuga ibyo twamubonanye, tukavuga ibyo twamwumvanye, kugira ngo abantu bose babe abigishwa. Bisaba iki rero? Bisaba ibintu bibiri kumwigishwa. Bisaba kumenya ukuri ubwacu, kandi kuri ni Yesu. Twamara kumenya ukuri ari we Yesu, tukakumenyesha n'abandi. Ni ngo tukamenyesha n'abandi Yesu, kandi mu mahanga yose. Yesu wamumenye ryari? Bwira abantu igihe wamumenyeye. Yesu wamumenye ute? Bwira abantu uko wamumenye. Ese iyo Imana igukoreye ibintu uyishima ute? Uyishima ryari? Ni ryari uhamya Imana? Uyihamya ute? Ibyo bintu byose iyo tubikoze tuba tubwira abantu ineza y'Imana. Dukora iki rero kugira ngo natwe tubabigishwa beza? Dukomeze kwigira kubaturuta, turebe ingeso zabo, turebe uko bashima, turebe uko bahamya, turebe uko baririmba. Natwe tubigirire abo turuta. Twigire kubaturuta, ariko natwe twigishe abo turuta. Twese tube mu mashimwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye ngo wahe icyubahiro kubwira ijambo ryo kuba abigishwa bawe. Ntabwo twabyishoboza, ariko wabidushoboza. Umuntu wese wumvise iri jambo wifuje kumwigishwa wawe, umufashe kandi umukomeze mu izina rya Yesu. Amen.